babyeyi banjye nari mbakumbuye mbakumbura nkababura ariko naje kubasura ndizera ko muri kunyumva ndizera ko aho muri muruhukiye mu mahoro kuko nanjye ndamahoro twabonye igihugu cyiza gitandukanye n'icyabababaje nariyubatse narabyaye narashibutse ndatuje nishimye ko mfite igihugu cyiza aho mutari barahari nabonye inshuti nabonye abavandimwe nabonye urubyaro murura amasura yanyu simbashe kuyafatisha ariko nyabonera mu bana banjye nabashije kubyara umukobwa n'umuhungu narashyingiwe natiye ababyeyi mutarabigeze narabyaye sinabonye umperekeza nabonye umwe igihugu cyanjye kiracyaha igihe cyose ndabakumbura igihe cyose ndabibona ko mbakeneye ariko muhumure twabonye igihugu cyiza kirimo umutekano dufite ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda twabaye bamwe dufite umubyeyi mwiza papa ndagira ngo mubwire ngo za nkotanyi wakundaga narazibonye nizo zitumye turiho nizo zitumye tugira ubuzima akamaro kazo ababyeyi amahoro dufite uyu munsi nibo tuyakesha narize humura ibyo wifuzaga ku bana bawe ku muryango wawe igihugu cyarabikoze haje umuryango ibuka n'umubyeyi baradufasha turarira bakatwumva haza farije yaraturihiye yaduhaye ibyo tugomba kubona ibyo umubyeyi akaduhaye perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame ni umubyeyi nta gahinda dufite kuko turamufite nta gahinda dufite dufite igihugu nta gahinda dufite twashyize hamwe Nibyo murakoze nitwa Bagirishya Jean Marie Vianney akaba mpagarariye umuryango ibuka hano mu karere ka Nyamasheke. Bagirishya twagira ngo tubwire ku buzima bw'abacitse ku icumu hano muri Nyamasheke ese kuva jenoside yahagarikwa n'ingabo z'abazari za FPR Inkotanyi kugeza uyu munsi wa none bavuye he bageze he babayeho bate? Abacitse ku icumu babayeho nk'abandi banyarwanda ariko by'umwihariko kubera ko bacitse ku icumu ari abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye biciwe imiryango bamwe basigara ari imfubyi abandi basigara ari abapfakazi ariko leta yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo ibashe bamwe kubakura mu bukene nuko ari urugendo rurerure ariko iyo urebye ubona abacitse ku icumu babayeho neza muri rusange. Yenda nahera hanyuma y'ihagarikwa rya jenoside
aho wasangaga mu by'ukuri imibereho y'abarokotse jenoside yari ikomeye. Muri make ntabwo byari byoroshye, aho bamwe bari bafite ikibazo cy'ihungabana rikabije, abandi bafite ikibazo cy'ubukene bukabije kuko ibintu byabo byari bimaze gusahurwa, amazu yaramaze gusenyurwa. Mu by'ukuri ntabwo bwari ubuzima bworoshye, ariko inje noneho muri ibi bihe nkagaruka uko babayeho, uko bameze, yenda mpere no mu nkingi zacu uko ari eshatu. Nkavuga nko ku nkingi y'ubukungu, mu by'ukuri navuga ko babayeho neza, aho usanga bamwe barabaye ba rwiyemezamirimo, abandi ari abashoramari, ku buryo ndetse iterambere ry'akarere kugeza ubu ngubu bafitemo uruhare rufatika ari urwabo. Aho rero navuga mu by'ukuri ko bahagaze neza, ariko n'aba bandi basa nkaho batishoboye, nabo hari uburyo bagenda biyubaka mu bijyanye n'ubukungu. Kugeza ubu ngubu bari bafite ibimina bigera muri 38 kandi ibimina bikora neza, ndetse hakaba n'abanyamuryango 146 bari babashije guhabwa inguzanyo n'ibigo by'imari biciriritse kugira ngo bakore imishinga iciriritse, bahabwa miliyoni zigera muri 20 kandi zose babashije kuzishyura. Uruhare rwa Ibuka ni uruhe muri ibyo bikorwa byose? Twagira ngo mutubwire mu buryo bwimbitse. Ubundi umuryango Ibuka akazi kawo ni ubuvugizi. Inzego za Ibuka ndetse na Vega uhereye ku rwego rw'igihugu kugera hasi mu tugari, uburyo ki by'umwihariko babasha kuvuganira abanyamuryango. Ubuvugizi iyo bwabonetse n'ibikorwa biraboneka. Iyo rero twebwe twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo hari abantu b'abagenerwabikorwa, hari inkunga runaka zabaye, dushaka abakennye kurusha abandi kuko abantu bose ntibanganye ubushobozi, ariko cyane cyane duhera ku bafite intege nke, abafite ubumuga, abakecuru n'abasaza. Ubu ngubu urebye muri rusange abo ngabo icyo cyiciro nari mvuze cya mbere bose bamaze kubona aho batura. Abandi babonye inka zagira inka bitewe n'intege buri wese, ariko ahanini ahitamo ubushobozi yakora, ko ushobora no guha umuntu inka ntayishobore. Ariko hari n'abakenera amatungo magufiya, dufatanyije na Vega. Urebye twebwe nako kazi kacu kandi turabikora kandi bigenda neza, ubona ibintu byacu biri kugenda bijya ku murongo. Aha twavuga nk'abahabwa inkunga y'ingoboka. Abahabwa inkunga y'ingoboka dufite ubu ngubu ni abagenerwabikorwa 1723, kandi mu by'ukuri tunabashimira ko bayikoresha neza. Bizwi ko cyangwa se bigaragara ko kuva jenoside yamara guhagarikwa n'ingabo zabo zari za FPR Inkotanyi, umuryango Ibuka nawo wahise uvuka. Ese kugeza uyu munsi wa none, haba ari ku rwego rwo guhangana n'abantu bakora ibintu byo gupfobya jenoside, umuryango wa Ibuka wo uhagaze hehe nkamwe mu karere ka Nyamasheke? Iyo muhuye n'iki kibazo mugifatamo gute? N'ubundi duhura nacyo, ariko harimo bamwe nyine bataragera ku rwego rwo kumva yuko batakomeza no gucyurira abacitse ku icumu, ndetse harimo n'abumva banapfa bagashira. Ntagera ngo de kuko hari aho ugenda usanga hari abavuga amagambo n'ubundi akigaragara nk'ingengabitekerezo, amagambo yo gukomeretsanya, nubwo tutavuga ngo biracyari ku rwego rwo hejuru nk'uko byari biri imbere. Ariko icyo dukora ni iki? Twebwe dukorana n'inzego, kandi inzego dukorana ziratwumva. Dukorana n'inzego za polisi, dukorana na RIB n'inzego bwite za leta. Twese tugira urubuga duhuriraho, abahagarariye abacitse ku icumu mu mirenge n'utugari. Ni ukuvuga ngo isaha n'isaha tuba tuzi neza abo bantu ko bahagaze, kuko tuba tuzi ko bahigwa. Ariko ubundi hari n'ibikorwa dukora kugira ngo turusheho kunoza neza ibijyanye no kubanisha abanyarwanda. Harimo icyambere gufatanya n'amadini n'amatorero kugira ngo abantu banigishirizwe binyuze no mu myemerere yabo. Kandi mu by'ukuri turashima ko iki gikorwa nacyo kigenda kiba cyiza. Nta kuntu rero
abarokotse jenoside baba bari kwiyubaka, baba bari kurushaho kwiyubaka kimwe n'abandi baturage bacu bose dufite, hanyuma ngo hagire ubatoba, aho ngaho ntabwo twabyihanganira. ngira ngo twarushaho kubirwanya nk'abayobozi ndetse bareberera abaturage. ubumwe n'ubwiyunge intanga muri Nyamasheke mubona buri ku gipimo gishimishije se cyaba kiri kuri kangahe ku ijana? Birengagije ibikomere bafite, birengagije ububabare bahuye nabwo, birengagije ibihe bitoroshye banyuzemo, ariko bateye intambwe babasha gutanga imbabazi ku buryo ubu ngubu mu karere ka Nyamasheke imanza zose twari dufite za gacaca zararangiye. Ati rwose ndakubabariye, akavuga ati muzane twandike dusinyire ku muvandimwe wanjye mubabariye kandi tugiye kubaka igihugu twese dufatikanyije. Mbona biri ku kigero gishimishije, ariko bitavuga ngo tugomba kwicara tukarambya. Ikindi rero ni uko buriya ubumwe n'ubwiyunge tugerageza kubishishikariza abaturage bacu, kandi tunashimira n'abafatanyabikorwa bacu, harimo nk'imiryango nka VP bagiye babasha gufasha kugira ngo abantu bahure baganire, ariko tukanashimira na komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze yacu ya Cyangugu, aho bagize uruhare rukomeye nabo kugira ngo abavandimwe babashe kwiyunga. Tukanashimira ndetse na Fondation Dide, ni umushinga twakoranye nawo, aho nabo ubwabo bagiye bafata ari abakoze jenoside ari n'abayikorewe, nabo bakabahuza, tukabahuza ndetse no muri za gereza zitandukanye, hakabaho kubasura yaba gereza ya Cyangugu ndetse na gereza ya Nyamagabe, ndetse tukanashimira n'amadini n'amatorero. Iki cyabateye motivation nyuma yo kusanga muri mwenyine, imiryango yarashize, nta muntu wagufasha kubaho? Ibi bitekerezo n'ibikorwa ubu waragiye, iki cyaguteye motivation yo kumva ko ugomba gukora ukagira ibikorwa by'indashyikirwa nk'ibi ngibi? Byakomotse kuki? Aha turi abavandimwe dufite n'abavandimwe basanzwe, kuko abo tuvukana bose barabishe. Abantu bose bari hano iwacu urebye bose barabishe. Ikintu cya mbere rero ni uko naharaniye yuko iwacu hatazazima, kandi nkumva yuko tugomba no guharanira ko hagomba no gukomeza hakaba nyine icyicaro cy'umuryango. Ikindi nakubwira ni ukwihangana. Mbona mu by'ukuri dushimira leta yacu y'u Rwanda, dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu uburyo kibita ku muturage, ariko nanatanga inama nyine ku baturage bacu kwirinda kumva ibihuha, ahubwo bagakomeza bagakora. Nkongera rero nkashimira by'umwihariko inzego za Ibuka ndetse na Vega, uhereye ku rwego rw'igihugu kugera hasi mu tugari, uburyo ki by'umwihariko babasha kuvuganira abanyamuryango.